Uyu munsi reka tuganire ku nkuru iri kugenda itrendinga hirya no hino. Uyu munsi reka tugaruke ku nkuru yakomeje gukora ku mitima y'abantu. Abantu benshi bagumye kwishimira inkuru y'uko yakwirakwiye hirya no hino. Emeline uzwi ku izina rya Emeline Ishanga wahisemo kwiyakira cyangwa se no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndetse uyu mukobwa akaba yabatijwe mu ruhame imbere y'abamukurikira. Iyi ni inkuru ivuga mu kuntu yagiye abatizwa n'umupasitoro ubifitiye uburenganzira, bikaba byagiye bishimisha abantu benshi. Rero ikintu cyaje gutangaza benshi, Kwizera Emeline yabaye umwe mu bakobwa bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Azwi mu mafoto y'imyamideli, uburanga ndetse n'ubutumwa butandukanye. Murabizi ibyagiye biraba mu minsi y'imbere uko yagiye yifata, ariko ubu ngubu kuri inshuro yahisemo gukurikira umwami Yesu. Ngo yasangaga abantu benshi bamumenyera ubuzima bwe, bavuga ngo uburyo yiyemera, gukundwa no kuba mu buzima burimo urusaku ntabwo akibikeneye, ahubwo arashaka gukurikira umwami Imana. Ni igitangaza rero kidasanzwe kigaragaza cyagiye kigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ariko nubwo yari agaragara yishimye cyane, hari ibintu byinshi biri ku mutima yagiye agaragaza. Rero icyamuteye kuba yaje kubatizwa, mu buhamya bwe bwakugiye bukora abantu benshi ku mitima ku mbuga ze. Emeline yavuze ko igihe kirambye yabaga mu buzima butameze neza, buruhije, butamenyerewe n'abari bo bose. Yagize ati, nari mubi, abantu bagiye bamvugaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko nagiye mbinyuramo, umwami Imana yagiye antabara. Aho rero niho abantu benshi batangiye kubona uruhande rwe, kandi bakabona yuko yahindutse. Rero abantu benshi ushobora kuba uri mu bintu byinshi mu kanya gato nk'aho guhumbya, ukaba nawe wahinduka igihe icyo ari cyo cyose, ukemera guca bugufi no kwakira umwami Imana, ugatangira ukajya mu rusengero. Kujya mu rusengero ni ibintu byiza, gusenga ni ibintu buri wese yagombye kwifuza. Rero umwijima yari arimo w'amarangamutima uramukora ku mutima. Yesu umukora ku mutima, aza gufata imyanzuro yo kuba yavuga ngo reka nze abatizwe. Rero ushobora kubura amahoro bitewe n'ibintu umaze iminsi urimo, cyangwa se ibintu byinshi umaze iminsi uhugiyemo, ariko Yesu arahari kandi yarakupfiriye, yarakubambiwe, arenga kwakire igihe cyose ushobora kuba wazira. Rero yashimye Imana, yavuze ati, ndashima Yesu kubera ko ukuntu n'ubuntu bwe yampaye izina rishya, yarampagaze iruhande rwanjye, yanyogeje amaso, yampaye amahoro adasanzwe. Iri jambo ryagiye rifasha benshi aho yari ari. Iri jambo ryakoze benshi ku mutima, kuko yerekanaga ko nta muntu urenze gukizwa, nta mibereho Imana itagushyiramo cyangwa se itaguhindura, nta buzima Imana itaguhindurira, nta cyaha kiruta imbabazi z'Imana. Ubu butumwa rero, iyi mesaje y'ihumure ku rubyiruko rwinshi ruhanganye n'igitutu cyo kuba perfect ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga abantu bariyandarika, nyamara ibyo ujya ukora cyangwa se mu bintu ugomba gushyira imbere na mbere, emera Imana. Emeline yasabye rero abantu kutareba ubuzima bwo hanze, ahubwo bakareba ubuzima bw'imbere. Yagize ati, nshaka kubaho iyo Yesu ashaka ko mbaho, ndashaka kubaho mu minsi nsigaje nibereye muri Yesu. Ubu ni ubutumwa yakomeje agenda avuga hirya no hino. Amafoto yo muragenda muyabona ku mbuga nkoranyambaga. Si ikintu cyoroshye cyo gufata umwanzuro, aho kuvuga ngo leta ubwirana ibintu biza buhoro buhoro, ubu nawe ukiyegurira Imana. Urubyiruko rero rugomba kuboneraho rukiga byinshi, ku buryo
nawe anytime niba hari ibyo wari uhugiyemo ushobora kwiga nawe ukabatizwa. Imana rero iracyakureba, iracyafite amarangamutima ya muntu, niyo mpamvu umuntu yaba mubi yaba mwiza ugomba kwiyegurira Imana. Iyi si inkuru y'ubwiza bwo hanze gusa, ahubwo ni inkuru y'ubwiza bw'umutima ugomba kuba washira ku mutima uko byaba bimeze kose. Rero ikintu nakubwira nawe nta gucika intege, ibyo urimo byegurira Imana, ibibazo urimo byegurira Imana, aho ariho hose ushobora kwegurira Imana, mu kanya gato nk'ako guhumbya nawe Imana ikaba iri iruhande rwawe. Rero ntange igitekerezo cyo ko wishimiye ukuntu Emery Nishanga ashobora kuba yabatizwe bitewe n'inkuru zagiye zimuvugaho ahambere murazizi, zagiye zicicikana murazizi ku ma TikTok, ku ma Instagram, ni byinshi murabizi ntanshaka kugira mbisubiremo, ariko rero mbere na mbere mwiyegurire Imana kandi ibafashemo. So gahunda zanyu zigengwa n'Imana, kandi Imana mu byo mutekereza byose n'ibyo muteganya Imana ibigemo. Reka dore mu zindi video zitandukanye. Hasta la vista, ngenda bakunda cyane.